Hari ahantu hitaruye mu mujyi muto, hari ishuri rizwiho kwakira abanyeshuri baturutse impande zose. Aha ngaha ni inkuru itangiriye yacu. Umukobwa witwa Liyera yari yicaye ku ntebe areba hanze y'idirishya, amaso ye yari yuzuye inzozi. Ariko umutima we wari uremerewe. Yari afite ibyishimo atigeze abwira n'inshuti ze za hafi. Ndetse yari afite n'akababaro atigeze abwira inshuti ze za hafi. Mu magambo make yari afite byinshi atigeze abwira inshuti ze za hafi. Urukundo yari yarigeze kurugeramo rimwe, ariko rwamusigiye ibikomere byinshi. Uwo munsi ibintu byarahindutse. Umusore mushya yinjiye mu ishuri yitwaga Ethan. Yari afite isura ituje, ariko mu maso he harimo ikintu gitangaje. Amaso ye yaguhamagaraga mbere y'uko avuga ijambo na rimwe. Bahuye amaso ku maso bwa mbere, ari nko guhura kw'inyenyeri ebyiri zahuriye mu kirere cyijimye. Icyo gihe ntacyo bavuganye, ariko ku mutima ibintu byinshi byahise bitangira. Liyera yumvise umutima wihinda nk'udusongo tw'inkuba. Ethan yumva ijwi ry'umutima rimubwira ngo uyu mukobwa afite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ariko se ibi byari ibiki? Ni urukundo rushya cyangwa ni ikigeragezo gishyashya? Mu minsi yakurikiyeho, Liyera na Ethan bagiye batangira kuganira gahoro gahoro. Batangiye gusangira, gusoma ibitabo, gusohokana mu masaha y'ikiruhuko no guseka utuntu tumwe na dutoya. Gusa uko igihe cyagiye gihita, ibintu byatangiye guhinduka. Bamwe mu nshuti zabo batangiye kubibona. Hari ababaje bakajya baza babashimagiza, abandi batangira kubibagirira ishyari. Ndetse hari n'abo byari bigoye kwemera ko abo bombi bashobora kuba umwe. Ariko ibyo byose ntacyo byari bimaze imbere y'icyo gihe, cyangwa se mbere y'icyo bari bagiye guhura nacyo. Kubera ko mu buzima bwa Ethan hari ibanga rikomeye cyane, n'iryo Liyera yari afite, kandi nabo bose ntabwo bagombaga kubimenya. Mbese ubundi iyo Liyera arimenya, yashoboraga guhitamo kongera kuvugana na Ethan cyangwa aba bantu bose bafite amabanga. Twese dufite amabanga. Uwo ni Ethan. Liyera nawe aragira ati nanjye mfite ibanga. Ese iyi nkuru yakomeza cyangwa ntiyakomeza? So reka mwakumwe na Kuzuba Diana. Aho dutangiye chapitre nshyashya, dutangiye season nshyashya ya True Love Story. Iki ni igice cya mbere, ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Kizajya gicaho buri munsi.